Ndakwakiriye nanone kuri IT Shabs, ishuri ry'ubumenyi, ubuhanga ndetse n'ikoranabuhanga. Niba uri mushya kuri umuyoboro wacu rero ndakubitsa gukanda kuri subscribe utazacikanwa ibiganiro byiza tugenda tukugezaho n'ubumenyi utasanga ahandi kandi ku buntu. Uyu munsi rero tugiye kuba turebera hamwe uburyo wahakinga cyangwa se wamenya password ya Wi-Fi ukoresheje telefone yawe, n'ubundi ukaba wakikonektaho ugakoresha social media iyo ari yo yose, YouTube, Facebook, X cyangwa se Instagram, Snapchat, WhatsApp n'izindi nyinshi cyane kuri Wi-Fi. Uburyo wamenyaho password mbese urumva ari ubuhe? Ubu nibyo tugiye kuba tureba muri ino video. Ngiye kuba nkusobanura byimitse batise ni gute wabikoresha kandi ku buntu, ukaba wavumbura password bashobora kuba baraguhishe cyangwa se batakubwiye. Icyo ngusaba rero ni ukuza gukurikira video, ukaza kwandika muri comment video naza gukorera utaha, ugakanda no kuri like, ugakanda no kuri subscribe. Sawa rero reka dutangire na video. Kambanza nkwereke ibice bituze kuba turi muri ino video rero kugira tuyihakinge wifi. Ikintu cya mbere rero uze gukenera n'ubundi muri kugira duhakinge ino Wi-Fi, uraza gukenera telefone yawe, ukenere internet nkeya, noneho uraza gukenera ahantu ushobora kuba warigeze kuba washyira iyo Wi-Fi, ukaba warigeze nko kwishyira muri telefone cyangwa se muri mashini kugira tuze kuyihakinga n'ubundi. None ibyo urumva we byadufasha nk'iki? Icyo nicyo kibazo uhise wibaza. Ikintu biza kudufasha rero n'ubundi turaza kuba twajya mu ma preference, turebe batise internet twakoreshaga, turebe mu setting, hari uburyo ubonamo password niba warigeze kuba wayilogingaho ukoresheje telefone cyangwa se machine. Nicyo rongeye kuba nkwereka n'ubundi ubwo ufite ahantu waba warigeze kwikonekta kuri iyo Wi-Fi, ibyo byaba inshuro imwe gusa wageze kwikonektaho, ubwo igisigaye nawe ibindi uraza kuba ubibona nyuma uburyo tugiye kuba tubigenza. Guys, ndakwibutsa ko uburyo tugiye gukoresha ni uburyo bwemewe, ni uburyo butaguteza ibibazo, bitakuviramo gufungwa cyangwa se guhanwa. Ni ibintu byemewe, uburyo tugiye gukoresha nta kibazo buteje habe namba. So guys, ikintu ugiye gukenera hano ubundi urabona ko nkonex kuri network yitwa Rugwe Media. Uraza uyikandeho, urangiza ukande ahantu handitse share. Icyo ugamije ni ukugira ubone code irimo, urashyiramo password yawe cyangwa se ushyiramo fingerprint, bihaterwa n'icyo ukoresha. So urafata ukantu rero akonga kureba. Akonga kushobora kuba ari nko mu yindi telefone y'umuntu uroginzemo ari kuri iyo network nyine ubwayigutijeho gake. Ufata kano kantu ukagakandaho, ugafata screenshot, warangiza ukakropinga neza. Icyo ukora uragakropinga neza, ugafata kano kantu, kano gace karimo utu tuntu twanditseho ari amakode, ukamakinga sure yuko ugakropinze bikaba bihura neza nkuko mubigenzura bireba, bakaba bihura neza n'akaraga k'umweru, warangiza ugahita ukanda kuri save. Warangiza icyo ukora wowe uhita ugenda ukajya online kuri website runaka, warangiza urahita ukajya muri search, ujya kuri browser ukoresha Brave, ukoresha Chrome, ukoresha Opera, ushobora gukoresha biterwa na browser na Mozilla waba uyikoresha. Wandika ijambo QR code scanner online, babireba Wi-Fi QR code scanner online, warangiza ukaza ugakandaho. Nyuma yo gukandaho rero urategereza ufungure code, ufungure iyo website. Numara kugera muri no website rero urabona yuko ari Wi-Fi QR code scanner, urangiza urajya ari handitse select an image, nyine urayuploadinga. Ufate ka kantu wafashe screenshot kagaragara neza ugakandeho, nongiza ukande kuri done. Numara gukandaho kuri done, nyine hariya kuri drag and drop or browse niho ugomba gukanda nyine kugira ube wagashyiramo. Niyo numara kugashyiramo umaze gukanda kuri done kaba scanned. Ndakeye kubona noneho ko mise mbona password ya Wi-Fi na Wi-Fi name. Urabona yuko izina rya network n'undi n'yandi Rugwe Media twahereyeho. Noneho password yayo urabona ko handitseho Legend 8.
noneho ubwo urahita ushobora kuba wakanda kuri kopi ugakopiya ziriya data zose. Urabona yuko bagaragaza ibiyigize byose. So ndakeka kubona yuko tubonye wifi, noneho encryption urabona ko igizwe na password na username. Hariya ushobora kuba wahita ukopiya password ukagenda ukayishyiramo ukikonekita kuri ya network yari yarakubanye ikibazo kuba wayikoresha. So guys, ndakeka buriya buryo ni uburyo bwiza cyane. Naho mu bantu bakoresha imashini ngiye kubabwira uburyo wakoresha nawe ukaba wabona iriya password ya network. Uragenda ukande kuri window, nurangiza wandikemo control panel, nurangiza ujye muri control panel ugiye kuri network and sharing center, nurangiza ukande kuri internet, ndabona network connectseho ya wireless, nurangiza uhite ukanda kuri settings zayo, uhite ugenda ureba ahantu handitse encryption, nurangiza uhitemo urebe iyo password ufungura uhite uyibona, cyangwa se ukoreshe CMD wandikemo CD akarongo kaberamye, ukande enter, nurangiza wandikemo netish, nurangiza ukande wandike ijambo WLAN show network, nurangiza uhita ukeka ama network wigeze wakikonektaho, nurangiza uhita ukanda ahantu wongera ukopiye uko wanditse WLAN show network, uhite wandika WLAN show network, nurangiza ushyiraho izina rya ya network ushaka kumenya password, uhita ushyiraho echo clear, n'ubundi ugahita kwereka password y'iyo network, warangiza ukabasha kuba watangira kujya uyikonektaho ukaba yahakinze muri ubwo buryo. So ndagushimira kuba twabanye muri ino video, ndakubitsa gukanda kuri subscribe kugira ngo ubutaha tutazaburana mu biganiro byiza tugenda tugutegura n'ubumenyi tugenda tukugezaho buhambaye utasanga ahandi, kandi tukabikugezaho ku buntu. Ndagushimiye rero, nashimiye ko tuzongera kubana muri video ubutaha. Ndimo ndabigisha ibindi bigiye bitandukanye, wakandika muri comment icyo wumva ushaka kumenya nacyo nkazagufasha kuba wakimenya. Ndabashimiye, ciao ciao, turi kumwe 5 kuri 5 ni kuri IT Shabs.